rero imirimo myiza yo gukiranuka niyo yonyine ibasha kumenyekanisha ko umuntu ari umukristo, akagenda yibombaritse, agakorera ibibi ahantu hihishe, akavugira ibibi ahantu hihishe, ariko yagera muri rubanda nyamwinshi ukaba wamunyereraho. Twongeye gushima Imana umuryango mugari wa Kubaha Uwiteka TV. Twongeye gushima Imana kuba twongeye tugarutse imbere ya kamera, n'iby'agaciro gakomeye. Imana yagiye iturinda mu buryo butandukanye. Imana igenda iturinda kurwaragurika, Imana iturinda impanuka, Imana iturindira mu kazi, iturindira no mu ngo zacu, irinda abana bacu, irinda abagore, irinda abagabo. Ari nayo mpamvu umuryango wa Kubaha Uwiteka TV twongeye kugaruka impande ya kamera. Turagusaba gukanda kuri subscribe, akazogera, share, like, comment, kugira ngo umurimo w'Imana ugere kuri buri wese, unaguke, ugere ku bantu batuye kuri iyi si. Ndavuga aba diaspora batuye i Burayi za Aziya, abatuye iyo hirya muri za Amerika. Aka kandi tukaba tugiye kwakira umukozi w'Imana atangira twibwira ndetse anatugezeho n'icyo afite ku mutima. Karibu umukozi w'Imana. Nitwa Nyiranzabayimana Sophie. Ndashima Imana yabanye nanjye mu misozi yatambutse, kandi na muri ya mwaka watambutse, kandi n'umuryango wanjye, ikarinda namwe inshuti zanjye aho muri hose. Ndabashuhuje rero mwese aho muri mu migabane y'isi itandukanye. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nabateguriye indirimbo yafashije ubugingo bwanjye, iba muri njyewe, ijya imfasha mu gihe ngiye gutentebuka, mu gihe ngiye gusubira inyuma, mu gihe numva ncitse intege. Iyi ndirimbo igisubiza intege mu bugingo bwanjye. Nawe hari igihe ushobora kuba ujya ucika intege mu buzima, ukabona ibintu birakugusha, ukabona ubukene buraguteye, ukabona abantu baraguhagurukiye. Iyi ndirimbo ni indirimbo y'108 mu gushimisha. Ujye uyirambura uyisoma, uzajya usubizwa intege mu bugingo, wibuke neza yuko ino atariho iwacu. Iyo umuntu ari umucumbitsi akaba atuye mu gihugu kitari ikiwabo, agerageza kwitonda, akagerageza rwose kuba maso, akagerageza kwitwararika. Natwe igihugu tujyamo ni icyo mu ijuru cya Yesu Kristo, aho yaduteguriye ko tuzaba. Reka dufatanye iyi ndirimbo tuyiririmbane, nawe wumve igufashije nk'uko nanjye imfasha. Dutangire dufatanye kuririmba. Genda umukristo, nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo, mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyanseka. Genda umukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize jyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize jyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Genda umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Genda umukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahonesha.
mfite umugaba n'umwami Yesu, nitubaha mwenza horanesha. Njye ndi umukristo ntumwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Njye ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ntanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza, ntanzaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Urakoze mukozi w'Imana Sophia. Iyo ndirimbo njyewe inkoze ku mutima cyane, kumva ngo njye ndi umukristo. Ese umuturanyi nturanye nawe azi ko ndi umukristo? Ese nkora ibyo gukiranuka? Mukozi w'Imana Sophie, ndagira ngo iyo ndirimbo uturirimbiye arimo amwe mu magambo agaragaza umuntu w'umukristo uwo ari we. Ndagira ngo utubwire ku ijambo ryitwa ngo njye ndi umukristo. Njye ndi umukristo risobanura iki? Karibu mukozi w'Imana. Njye ni umukristo bisobanura yuko ubugingo bwanjye nabweguriye Yesu Kristo. Bisobanura yuko njyewe ndi umwimukira, ntakibarizwa mu bisi. Nubwo isi nyituyemo, ariko njyewe namaze kwiyegurira uwundi mwami witwa Yesu. Nihanye ibyaha, nihanye ingeso zanjye zose, kandi mpamya ntashidikanya, umutima wanjye uhamanya n'umwuka wera ko ndi umwana w'Imana. Ndi umukristo w'imbere mu mutima, mpora mbihamya. Kandi naho igihugu cyanseka cyose, aho cyakabaye kikanseka, abakomeye bakanseka, aboroheje bakanseka, abo turesha bakanseka, n'abari hasi yanjye bakanseka, ibyo ntabwo byankuraho kuba umukristo, kuko nihanye ndi mukuru, fata umwanzuro, fata intego. Iyo ntego rero nta kintu na kimwe cyabasha kuyinkuramo kereka maze kugera mu bwami. Kandi nimara kugera mu bwami, imiruho y'isi izabirangiye. Haleluya. Amen. Ibyago by'isi bizabirangiye, amakuba y'isi azaba arangiye, nzaba ncitse umugome, nzaba ncitse isi, nzaba ncitse ibigeragezo, nzaba mu mahoro adashira. Umuririmbyi yaririmbye kuri kino gice cya nyuma, aravuga ati njye ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Umukristo ntagira ibyapfa n'undi. Umukristo ntago yiyenza ku bandi. Umukristo ntago yambura. Umukristo ntago abeshya. Umukristo ni umuntu washyize ubugingo bwe muri Kristo Yesu. Nanjye rero ubugingo bwanjye nabuhariye Yesu. Ndahamagarira isi yose gushyira ubugingo bwa buri muntu wese muri Yesu Kristo, no guhinduka bagakora imirimo yose yo muri Kristo Yesu, kubera ko imirimo dukorera hano mu isi tuzayihemberwa.
ijisho ry'Imana ribasha kwitegereza kure rikanitegereza hafi. Ijisho ry'Imana riratugenzura ku manywa rikatugenzura nijoro, kandi nta namwe umuntu abasha kuryihisha. Niyo mpamvu igikorwa cyose n'ijambo ryose umuntu avuga bidakwiriye, amaherezo bizagira ingaruka. Ubwo ubwoko bw'Imana, abana b'Imana, tuzaba tuzamuwe tugiye gutura mu gihugu cyera. Abakoze ibyaha bakanga kwihana, abo nabo bazasigara mu isi bari gushyana na shitani. Ndahamagarira isi yose kumenya yuko hari umwami w'amahoro witwa Yesu. Haleluya. Kugira ngo uwo mwami utanga amahoro anatanga turi mu isi, nubwo shitani ari sekibi, ibibi bye agenda bibunza ku bantu bose, ariko aba Yesu arabarinda. Haleluya. Aba Yesu bafite amahoro, ba Yesu bafite umugisha, ba Yesu bafite umunezero udashira. Aba Yesu bararinzwe. Haleluya. Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Mukozi w'Imana Sofia, turagusaba ni gute umuntu ashobora kubona ko uri umukristo muri karitsiye bakavuga ati koko uriya muntu ni umukristo? Ni ibiki bashobora kuba bakubona bakavuga ati koko uriya muntu ni umukristo? Ni ibihe bikorwa bashobora kukubonaho bashobora kuvuga ati uriya muntu ni umukristo? Uko abantu babona ubukristo biratandukanye. Hari ushobora kwitegereza umuntu inyuma ku mubiri akabibona, ariko hari n'utabibona bitewe na kamere yiwe afite. Rero imirimo myiza yo gukiranuka niyo yonyine ibasha kumenyekanisha ko umuntu ari umukristo. Na Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto umuntu agenda yera, amagambo umuntu avuga, imigendere y'umuntu, imikorere y'umuntu, niyo ituma abantu babona ko ari umukristo cyangwa ari umupagani. Hari n'uburyo abantu birema agatendo, abantu bakirema agatendo ntibabone ko uri umukristo, ariko ibyo ngibyo ntibyagukuraho kuba umukristo, kuko na Yesu umunsi bamwica bamushinjije ibyaha. Bamushinjije ibyaha ndetse bituma ajya ku musaraba apfa urupfu rubi nka ruriya. Birashoboka rero yuko umuntu atabona ibyiza byawe, ariko muri byaribye ngo genda umukristo wo mu mutima. Haleluya. Amen. Arangije avuga ngo naho igihugu cyose cyanseka, burya baguseka hari ibyo bakunenze, ariko buriya Imana yo mu ijuru niyo yonyine ibasha kumenya niba uri umukristo cyangwa utari umukristo, kubera ko hari n'abantu ashobora kutagaragaza ibikorwa bye bibi, ariko mu mutima ari gica, akagenda yibombaritse, agakorera ibibi ahantu hihishe, akavugira ibibi ahantu hihishe, ariko yagera muri rubanda nyamwinshi ukaba wamunyereraho. Kuba umuntu yaba acecetse, kuba umuntu yaba agaragaza ko agenda yitonze inyuma ku mubiri, sibyo byerekana ko umuntu ari umukristo. Kugira ubukristo ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo. Haleluya. Hanyuma umwuka wera Imana itanga akagushoboza guhinduka mu mico, mu mimerere, mu mikorere, mu mitekerereze, mu mivugire. Wowe ubwawe ukumva ko wahindutse, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari igihe kijya kigera n'abandi bakabona yuko wakijijwe. Yesu nashimwe. Urakoze cyane mukozi w'Imana Sophie. Turagusaba gusoza iki kiganiro utugezaho isengesho. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Tugushimiye ineza yawe itarondoreka, iyo weretse twebwe abatuye isi bose. Ntabwo wigeze urobanura, ahubwo abazungu, abera n'abirabura, twese watwohereje Yesu kugira ngo adupfire ku musaraba. Kandi urupfu rwe nubwo yapfuye urupfu rubi, urupfu rwe nirwo yadukirishije
amaraso ye arayatwojesha, natwe tugira ubushobozi, tugira n'ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Rero nanjye ndasenze ngo ayo maraso agere kuri bose, ayo maraso agere ku ngeri zose, ayo maraso agere ku rubyiruko, ayo maraso agere mu bubatsi ingo, ayo maraso agere mu butegetsi, ayo maraso agere mu mahanga. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese ahabwa ubushobozi bwo gukira ibyaha, byo gukira indwara y'umutima, indwara yo kutizera. Umwuka wawe wera asure buri muntu, kuko ari we ubasha kwemeza, ni nawe uhamagarira abantu gukiranuka, akabaha uburyo bwo guca mu nzira zikwiye. Mu izina rya Yesu, umwuka wera agera ahantu hose. Rabi mora mutagatifu, umwuka wera agende hagere kwa muganga, umwuka wera hakora imirimo, umwuka wera agere mu magereza, umwuka wera hakora imirimo, umwuka wera agere mu tubari, umwuka wera hakora imirimo, umwuka wera agere mu nsengero, umwuka wera hakora imirimo ku misozi itari imwe, kuri buri rugo. Umwuka wera akomange ahindura abantu bose kuba bashya mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera agende aho buri muntu wese akorera akazi, ubwami bw'Imana buze mu bantu mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu ryubahwe, ubwami bwawe buboneke, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko ubitegeka bikaba mu ijuru. Utubabarire ibyaha twese uko umuntu wese ari. Mwami, ntuduhane mu bitoshya, ahubwo twese dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Turagushimira wowe ukurikiye umuryango mugari wa Kubaha Uwiteka TV. Turagusaba gukanda kuri subscribe, turagusaba gukanda kukazogera, kuri share, like, comment, kugira ngo umurimo w'Imana ugere kuri buri wese unaguke. Murakoze, Imana ibahe umugisha.